n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Yesu ababwira ibyo bimenyetso byose, ababwira uburyo urukundo rwa benshi ruzakonja, ababwira uburyo abantu benshi bazaba ari abakristo ariko bayoboye mu buryo bw'ikinyoma. Arangije arabwira ati ariko mwirinde kuko ibyo bitazabura kubaho. Abo ngabo bagakora babishaka, none bigeze ku rwego rw'uko n'uturiye urusengero atabasha kugera ku rusengero. Ibyo byose biri kugenda bisohora mu maso yacu, aho ubukristo bwamaje kwivanga n'ubupagani. Mbese mu mvugo y'iki gihe twavuga yuko irondo ryamaze kwivanga n'ibisambo. Ariko muri iki gihe cya none, nubwo bimeze gutyo, kwicana kw'imiryango, abashakanye, nimba hari ikintu kimbabaza gikomeye cyane, ni uburyo abadivantiste tugira mifemu, twarangiza tukagira ibyiciro. Noneho twarangiza ingo z'abadivantiste nazo zikaba ziri gusenyuka nk'iz'abapagani. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Yesu ashimwe. Maranatha. Umwami Yesu naze. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Abahagaze hano urabona mucitse intege. Ariko mureke dushima Imana kuko nta cyakozwe hano uyu munsi kitari ngombwa. Nibyo? Byari ngombwa rwose. Kandi icyo mbabwira nuko dufitanye igihe kirekire. Nibyo? Keretse ni mu mbera babandi nyine bankunda guterana ku isabato, baza muri gahunda ya saa 5 tukaba turi kumwe, bakazagaruka bambaza ngo wabatije bangahe? Barimo? Ariko ntavuga gutyo ukagira ngo mbaciye intege bambe. Harimo abantu bafite imirimo nabo ibaziritse, abo nabo ntago nabirengagiza. Nibyo? Ariko nanone igihe bishoboka bigomba kuba intego yawe y'uko irivuna rigomba kugenda neza. Mbese hano reka turebe abantu bari basanzwe banze. Abari basanzwe banze. Hano Imana ibaha umugisha. Nababonyemo harimo muvandimwe twahuriye mu majyepfo nawe nakoze ivuna iwabo. Harimo nabo n'abakicukiro nabo tumaranye iminsi mu minsi ishize. Ariko harimo n'abandi. Nitwa Hagenimana Isayi. Nkaba nturuka i Rusororo. Hari utahazi? Hari umuntu utazi Rusororo? Nagize umugisha wo kuba ahantu hose abantu baba bazwi. Navukiye, reka mvuge ngo nakuriye mu gasozi kitwa Ndera. Aho najyaga hose navuga ko nturuka Ndera bahitaga bavuga ngo ni mu basazi. Nkuze rero nshaka guhindura amateka ngo njye ku gasozi keza ka Rusororo. Mpageze rero iyo tuvuga Rusororo muhita mwumvira imbi. Nibyo? Ariko Rusororo iwacu dutuye aho hafi yaho nyine. Ariko nkaba nsengera hari Rusororo. Ntabwo naje njyenyine, nazanye na madamu, buriya yaje nyuma kubera ko yari afite gahunda ku rusengero, ariko aravuga ati ngo mbe mpagere. Nawe ari kumwe n'abana, nahaguruka basuze byibuze. Imana ibaho umugisha, mwicarire ubwo bazamuye ibiganza babakiriye. Buriya ntabwo akiri umushyitsi, ubu ni umwizera wa Kabeza. Kuko ubu ngubu inshingano abadiyakoni bagombaga gukora hano zo kwita ku mubwiriza niwe ugiye kuzifata muri ibi byumweru 2. Rero ni mwene so, ni munasohoka mu musuhuze. Nibyo? Ntabwo abana dufitanye ni bariya. Ibindi ibikomeye cyane, gikomeye ndicyo nuko Yesu yangiriye ubuntu. Muri aya mavuna dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ubutumwa bwiza, amahirwe aheruka ku batuye isi. Muhaguruke dusenge. Twongeye kugushima Uwiteka Mana yacu. Uri Imana y'urukundo, ahabwe icyubahiro. Duhe gusobanukirwa n'ibihe tugezemo. Uduhe kumenya amahirwe dufite muri iki gihe giheruka mu izina rya Yesu. Iyo tureba aho isi igeze, tukareba icyerekezo turimo twerekezamo,
ndakeka ababyeyi mwahereye kare muvuga ibyo kubaka urusengero, uburyo bamwe batunze amatafari, uburyo umurimo wakorwaga abantu bafite ubwitange. No muri iki gihe cya none, cyokora kare nahoze ndeba ari umugabo witwa William wakundaga gukora amarushanwa muri Amerika, ahantu hazwi cyane ku isumo rya Niagara. Uwo mugabo yakundaga gufata ingorofani akagenda, bateraga ikintu kimeze nk'ikamba hakurya nk'uko waritera hariya ukaritera hakuno, ahandi ari isumo. Isumo rero ni ahantu harehare cyane. Noneho umugabo ngo uko bateraga ikamba akanyuzaho ingorofani, yagera hakurya, abo hakurya bagakoma mu mashyi yuko aturi umuntu w'umuhanga, nibyo? Akongera akagaruka abo hakuno bakongera bagakoma mu mashyi ngo umuntu w'umugabo rwose turakwemera. Noneho igihe kiza kugera bakajya barundanya amafaranga, ariko igihe kiza kugera abonye uburyo abantu bamukunze, aravuga ngo noneho niba munyemera, umuntu wese unyemera niyicaremo hano muri iyi ngorofani, mwambukane mugeze hakurya. Tugera hakurya, amafaranga yose muri kumpa ayitwarire. Noneho ba bantu bose bakomaga mu mashyi bavuga ati rwose William uri umuntu w'umugabo, uri umuntu w'umuhanga, ibyo ukora ntawabishobora. Maze mu kugaruka arangije ashakisha n'umuntu n'umwe mu babivugaga, habura n'umuntu n'umwe. Icyakora cyo nanjye nanabibonye muri iri teraniro, abantu bavugaga ati ntanze amadolari 200, abantu bagakoma mu mashyi. Hari ubwo nakomezaga kwitegereza nkabona abantu barimo baranejejwe nuko abandi batanga 200. Ariko igihe bavugaga ati ahari n'abari gukoma mu mashyi birashoboka ko bakwinjiramo, mbona bamwe benshi bifashe. Ariko ntimuzabe nk'abo ngabo. Rero nicyo Yesu, nimba Yesu aduhamagara, haleluya, araduhamagara kandi yakoze ibitangaza muri twebwe, natwe tuvuga amen. Yadusaba kugira ngo adukorere igitangaza, kumwizera bikaba ikindi. Mureke twizere Yesu. Ibyo dutekereza gukora byose, buri muntu wese, reka mbabwire, ijuru rizagibwamo n'umukire kandi rigibwamo n'umukene. Amen. Niyo mpamvu rero udakwiye kwisuzugura, ugomba kugenda uko imbaraga zawe ziri. Amen. Rero aya mahirwe aheruka kugira ngo agerweho, niyo mpamvu ntarengeje ingoye aho ngaho, nuko ibishoboka byose muri uyu murimo bikenerwa bizakoreshwa n'amaboko y'abana b'abantu. Imana yifuza gukorana natwe. Niyo mpamvu isomo baduhaye riratubwira ngo kandi murambure Bibiliya tudataha tutayizirambuye. Matayo 24. Matayo 24 hatwereka ibimenyetso bikomeye bigera kuri 20 bizabanziriza kugaruka kwa Yesu. Muri ibyo bimenyetso bizabanziriza kugaruka kwa Yesu, hari ibimenyetso bigendanye n'abahanuzi b'ibinyoma mu by'idini, gusubira inyuma guteye ubwoba. Hari ibimenyetso bijyanye n'ibya politike, arizo ntambara zizagenda ziyongera umunsi ku munsi. Na bugingo n'ubu hari ibimenyetso bijyanye n'indwara z'ibyorezo. Bivuze ngo ahatari intambara hari ibyorezo, nibyo? Ahatari ibyorezo hari kwangirika kw'imico mbonera. Ibyo byose biri kuba muri iyi minsi y'imperuka, kandi bikaba mu isi yuzuye abantu bitwa abakirisitu. Ibyo byose Yesu yabivuze muri Matayo 24, igihe abigishwa bamusangaga ku musozi wa Elayono biherereye, ubwo yari amaze kuvuga yuko nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, maze barangije biherereye ku murongo wa 3, yicaye ku musozi wa Elayono. Abigishwa baza aho hari biherereye, baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe?
Yesu ababwira ibyo bimenyetso byose, ababwira uburyo urukundo rwa benshi ruzakonja, ababwira uburyo abantu benshi bazaba ari abakristo ariko bayoboye mu buryo bw'ikinyoma. Arangije arabwira ati ariko mwirinde kuko ibyo bitazabura kubaho. Yesu ashimwe. Bivuze ngo noneho turamutse turebye neza, mugenda mwitonze musome iki gice, murabona uburyo ubuhanuzi buri gusohora umurongo ku murongo. Kandi abantu muri iki gihe cya none nabo babayeho nk'abantu badatekereza yuko isi izagera ku musozo. Aba babyeyi batangiye umurimo, uramutse ubabajije uburyo umuntu yavaga i Rusororo akaza gusengera hano n'amaguru, cyangwa se undi akava hari i Rusororo bakajya hitwa ku Gatare, niryo ryabanje muri Kigali, ku Gatare hejuru ku giti cy'inyoni. Njyanganira n'abadiyakoni bajyaga gutegura ifunguro ryera, hakaza n'abaturutse ngo igitwe, abo ngabo bagakora babishaka. None bigeze ku rwego rw'uko n'uturiye urusengero atabasha kugera ku rusengero. Ibyo byose biri kugenda bisohora mu maso yacu, aho ubukristo bwamaje kwivanga n'ubupagani. Mbese mu mvugo y'iki gihe twavuga yuko irondo ryamaze kwivanga n'ibisambo. Ariko muri iki gihe cya none nubwo bimeze gutyo, kwicana kw'imiryango, abashakanye, nimba hari ikintu kimbabaza gikomeye cyane, ni uburyo abadivantiste tugira mifemu, twarangiza tukagira ibyiciro, noneho twarangiza ingo z'abadivantiste nazo zikaba ziri gusenyuka nk'iz'abapagani. Ibi bintu birababaje cyangwa ntibibabaje? Nta kindi nuko Yesu yavuze ngo mwanze kuzaho ni ngo mugire gute. Abadivantiste basoma mu Migani 31 havuga ngo umugore w'imico myiza ninde wagira gute? Wamubona. Ngo yisuzumira aho ngaho. Ku murongo wa 15 akavuga ngo abyuka kare cyane butaracya akagaburira abo mu rugo. Yesu ashimwe. Abyuka kare butaracya akagaburira ababikora ni bangahe? Hano nagize amahirwe harimo abaganga benshi. Minisante ejo ntiyasohoye icyegeranyo cy'uburyo abagabo aribo barwaye indwara za hemoroide ku rwego rwo hejuru. Biturutse kuki? Umugabo ari guhahira ukwezi, yamara guhahira ukwezi agahindukira mu gitondo wararyamye ukamubwira ngo amafaranga y'imbago yashyiraho ngaho, yarangiza we akagenda akajya kurya capati. Niki capati? Nibyo? Uwo mugore ni mwiza cyangwa ntabwo ari mwiza? Muri iki gihe, muri iyi minsi ya nyuma, abadamu benshi, reka mvuga ngo hari abadamu ngo bafite akazi, imirimo myinshi Imana itigeze ibagenera, ahubwo Satani yabashakiye. Dore tazamera nkabo, tazamera nkabo. Abyuka kare cyane butara. Umugabo ni ukuvuga ngo abagabo barabyuka bagera hariya ararya capati. Muri capati buriya n'abana banyu muzabibarinde, muri capati nta ntungamubiri zirimo, kuko ifarini bari gukoresha iba yamaje gukurwamo ibyo bita fibre. Ariyo mpamvu umuntu ubikoresheje ntabasha kujya kuri toilette. Bimera nk'uko wafata amajagu ukagenda uyikurura gutya ishinze, noneho constipation zikaza, hirya ya constipation hagatangira kuboneka za hemoroide. Badamu mukwiye kumenya ubwenge. Ni ukuvuga ngo hejuru yo kuba uri minisitiri, hejuru yo kuba uri iki, ukwiye kongeraho yuko uri umudamu ubereye urugo. Aleluya. Ibi rero biri kwerekeza, ni ukuvuga ngo nta rugo ruri gusenyuka. Iyo bavuze ngo ingo ziri gusenyuka, nta rugo rusenywa n'umuntu umwe, ingo zisenywa n'abantu babiri. Byanze bikunze Bibiliya itubwira yuko ingeso z'umwe zabasha guhindura. None kwihangana biranze, abenshi urahura n'umudamu akakwereka ubwiza bwe, akakwereka uburyo cy'umugabo we yabaye ikigoryi, kugira ngo ejo numva yuko urugo rwe rugiye gusenyuka utazagira ngo hari ikibazo cyagize gute. We ukahita uvuga ati uriya mugore yagize gute, yarago. Mwasanze bano bakecuru, bano babyeyi bakuze bubatse ingo bakabagira inama. Kera ko mwubaka, icyakora cyo niko bimeze muri gukodesha abashangazi bo kuza kubabwira utuntu tubaryoheye mu matwi. Ibi ni ibimenyetso biri kutwereka igihe tugezemo. Nyamara turi kubona ingo ziri gusenyuka hanze umunsi ku munsi. Nahoze ndeba, ejo nari ndeba icyegeranyo cy'imiryango iri gusenyuka. Ndeba uburyo muri Europe no muri Amerika aho ibintu bigeze, ntabwo nabonye umwanya ngo byibuze tubishyire hariya. Ariko muramutse murebye, nabicaye hano nimudahindura gahunda, nabicaye hano bazazubaka ni muri bakeya.
ariko ntabwo ari cyo nkwifuriza. Amahirwe yo kuba waje uyu munsi, ukwiye kumenya icyo bita kuganduka. Nawe mugabo ukamenya yuko umugabo nyawe nutega akaboko abitendetse kuri uko kuboko akaribu utu nibyo. Kubera yuko umugore uzishingikiriza ku mugore, abagabo benshi bamaje guhinduka gutyo. Umugore arabyuka mu gitondo akakurenga akajya gushaka amafaranga, nawe ngo urategereje ngo agutunge. Umugore aguhahira rimwe akabigucyurira umwaka. Mugize ngo ndabeshya se? Ntabwo ujya kumubaza ngo none se ngo ya mafaranga, agahita akubwira ngo ariko se cyagiye ntago nahashye. Wowe igihe wahahiye cyose wigeze ubyigamba? Ariko hari abadamu nanone bagize abagabo bameze nka ba Nabali, bafashe inshingano kubera yuko nta kundi babigenza. Bagabo mube maso, mumenye yuko Imana yavuze ngo gututubikana ko mu maso hawe niho kazaguhesha. Icyo nacyo cyo gusenyuka ku miryango nacyo ni ikimenyetso. Kubona ibyaremwe biri guhinduka. Mu gihe cy'imvura izuba rikava, mu gihe cy'izuba imvura ikaboneka. Nta kintu na kimwe gisigaye kitari gusohora. None mu ntambara ikomeye guhera mu cyigisho ku ipaji ya 418 niho bari kugaragaza neza yuko nta gihe dusigaje. Imperuka iradusatiriye. Ibyahanuwe byose biri gusohora mu maso yacu, nyamara abantu bameze nk'abahunikiriye. Reka mbabwire ko mu gihe tudatekereza dushobora kumva Yesu Kristo ahagaze kukubona, ahagaze ku bicu. Niyo mpamvu ku murongo wa 14 ikimenyetso kigomba guheruka ibindi byose nta kindi. Ku murongo wa 14 Yesu yaravuze ngo kandi ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ngo bubu buhamya bwo guhamiriza amahanga yose. Nibwo imperuka izahera kwigire gute? Ntabwo ari bwo imperuka ngo tuzabona Yesu ahagaze gutya, ahubwo icyo gihe Yesu azahaguruka ku ntebe y'imbabazi, abanze kwakira ubwo butumwa. Icyo gihe bazahura n'agacuma k'umujinya w'Imana, kubera yuko igihe twagiye duta ni kinini. Benshi tugata ibishoboka byose kugira ngo tubashe kuburira abantu, ariko abantu benshi amatwi bayavuniyemo ibiti. Amahirwe aheruka rero nta yandi, nuko abantu bamenye ubutumwa bwiza. Nimba uri umuririmbyi ukaririmba uzi uririmbira uwo ari we, nimba uri umubwiriza ukabwiriza uzi ubwiriza uwo ari we. Ntabwo igihe tugezemo ari icyo gushaka abantu, cyangwa se reka mbabwire muri iri torero abakristo turabafite, yemwe n'ab'imburamukoro barimo, ariko iki gihe tugezemo ni igihe Imana iri guhamagara abantu bo kuyikorera buheruka. N'amagambo mu gitabo cy'ivugabutumwa paje ya 29. Ellen G. White yavuze ngo nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa, nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa. Imperuka iradusatiriye, inzira twanyuragamo tuva ahantu tujya ahandi. Tumenyesha abantu kuri nyako, vuba aha Satani agiye kurundanyamo akaga iburyo n'ibumoso ngo tutabona aho duca. Inzira zose azazishyiramo inzitizi kugira ngo intumwa z'Uwiteka ziburaho zinyura. Ibyo bizatuma zidashobora gukora icyo zishobora gukora nonaha. Dukwiriye gukora umurimo twahamagariwe ubudacogora, tujya mbere. Abantu bumva yuko inshingano yo kuzana umuntu, ntabwo Izayi aje kubwiriza uyu musozi, aje kubwiriza abari hano, nibyo? Bivuze ngo Imana irimo irahamagara umuntu wese muri iki gihe cya none, nk'uko kugira umuhate nk'uwo dusanga mu gice cya 2 cya Mariko. Abantu bahetse ikirema, umurwayi wabo, bageze ku nzu, barebye uburyo abantu babaye benshi naho kumugeza kuri Yesu, baravuga ati igikuru ni kimwe, nuko umurwayi wacu twamuzanye kandi agomba gutaha abonye Yesu. Amen. Icyo byasabaga cyose yagombaga kugitanga. Nta kindi bakoze. Bagiye hejuru y'inzu, basambura inzu, barangije bamanura umurwayi wabo aho Yesu ari neza. Ngo Yesu yitegereje, haleluya, haleluya, ngo yitegereje kwizera kw'abo bantu akiza umurwayi. Reka mbabwire, ntabwo Imana ishaka iri kudutuma ngo duhagarare hano duhamagara abantu bose, ahubwo iri kukubwira ngo hera mu muryango wawe, urebe umuturanyi wawe, urebe n'undi muntu inshuti yawe, wa wundi ufashisha umunyu, wa wundi mufitanye aho muhurira, wakumva uwo umuzane, wiyemeze yuko uwo muntu abasha kubona iby'agakiza. Naza hano azataha ahindutse mu izina rya Yesu. Bantu b'Imana, reka mbabwire yuko ni vuba aha ngaha, nta kindi gihe dusigaje.
isomo risoza mu Byahishuwe igice cya mbere murongo wa 7. Nta kindi gihe dusigaje usibye ibintu byose byamaje gusohora, kandi koko inzira zatangiye kurundanywamo. Nimba tutakibona naho dukorera amavuna, bizagenda ni ruto, ariko ibi ngibi ntabwo ari byo gutera abantu ubwoba, nubwo abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba, ahubwo ni igihe cyo kugira ngo abantu bafate imyanzuro n'uruhande bagomba guhagararamo. Igice cya mbere umurongo waho wa 7, ijambo ry'Imana rivuga ngo dore arazana n'ibicu, amen, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi nanone amen. Haleluya. Nawe tekereza, harya ubu ngubu amoko yose azamuborogera, amoko yose azamuborogera. Ntabwo Bibiliya igeze ivuga yantura ngo ivuga ngo abamwanze bazamuborogera. Ubu ngubu intera iriho nuko aho tugenda hose bari kukubwira ngo ariko musanze Yesu atazaza mwazabigenza mute? Aba bantu rero bazatungurwa no kubona ibyo bibwiraga bihindutse, maze batungurwa no kubona bamwe barabaye abanyedini batigeze bahinduka, barafashe ubukristo n'ubupagani bakabihuza. Abandi batungurwa no kuba baranze Kristo bavuga yuko uwo mugabo atariho ndetse n'ijuru ritariho, batungurwa no kumubona ahagaze ku bicu. Icyo gihe abantu bazaboroga, abandi bashaka imbabazi bitagishoboka, kuko Yesu azaba yaravuze ngo birarangiye. Bantu b'Imana, nagira ngo mbabwire yuko azatunguka ku bicu, nta kindi aje gukora, azaje gutwara abera bisumba byose. Daniyeli 12 yaravuze ngo icyo gihe abahinduriye benshi kuba abakiranutsi bazarabagirana mu isanzure ry'ijuru. Haleluya. Mbese reka turebe abantu bifuza kuzarabagirana nk'inyenyeri. Muyobozi wabonye abantu tugiye kubatirisha, ibi biganza uko bingana Imana ibiha umugisha. Muhagurutse mureke dusenga Imana. Twongeye kugushima Uwiteka Mana yacu, tugushimira kuri Imana idukunda. Turi abanyantege nkeya dukeneye imbaraga zawe. Ibi byumweru 2 tugiye gukorera umurimo hano hantu, ndakwinjiza kugira ngo umwana wawe wese wazamuye ikiganza umuhe umugisha wawe. Abazajya kuhaha uzabahe kuronka, aho bazajya berekeza amaboko uzahahire, maze abana bawe bose bari hano nidusoza aya mavuna tuzashima urukundo rwawe. Duhe kugira ngo tubanzirize aho tugiye kwerekeza umurimo. Buri muntu wese intego afite umubere byose kuko uri Imana, tubisabye mu izina rya Yesu. Munyabyaha utari wamenya Yesu, hindukira maze urebe kwa Yesu, maze wemere akuyobore. N'umunyabushobozi ntakimunanira, tera intambwe zawe zose wigerera aho usiganirwa mwijuru. Zawe zose wisangire Kristo ku musaraba. Yesu ababazwa n'abanyabyaha batabasha kumenya ukuri kuri, batewe na wa mwanzi w'ibyiza utifuza ko hari n'umwe wakira. Tera intambwe zawe zose wigerera usiganirwa mwijuru. Zawe zose wisangire Kristo ku musaraba. Nje ntandukana n'iby'isi, wikore
umutwaro wawe kandi wiyemeze kumukorera ntabwo azagutererana na rimwe tera intambwe zawe zose wigera usiganirwa mu ijuru tera intambwe zawe zose wisangire Kristo ku musaraba Mukiza ku musaraba witegereze inzira ifunganye yanyuze urahakura imbaraga nyinshi unesha uwo mugome wayobeje benshi tera intambwe zawe zose wigerera usiganirwa mu ijuru intambwe zawe zose wisangire Kristo ku musaraba tera intambwe zawe zose wigerera usiganirwa mu ijuru tera intambwe zawe zose wisangire Kristo ku musaraba tera intambwe zawe zose iteraniro duhagaze nejejwe n'iritura ntuyu mwami Yesu igitambo kizima nicyo njyewe ubwanjye akirituro ryanjye we mwana w'Imana kandi umanurire ku mucyo uva hera Imana mwese bahe umugisha mu izina rya Yesu.